Hari igihe nawe bijya bikubaho ukicara ugatekereza ngo icyaha ni iki? Nanjye njya mbyibaza. Njya nibaza ngo icyaha ni iki? Icara utere agatebe tubivugeho dusobanukirwe ngo icyaha ni iki. Nguhaye ikaze. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo tubane mu biganiro bitandukanye, ukore share, ushatse wanasimbukira muri komenti, ukatubwira igitekerezo cyawe, inyunganizi n'ikindi wifuza ko twagusobanurira. Ese koko mugani icyaha ni iki? Icyaha ni igikorwa, igitekerezo cyangwa ijambo kinyuranije n'amategeko y'Imana cyangwa amategeko y'igihugu. Ni ugukora ibihabanye n'ukuri, ubutabera, urukundo n'ubwubahane. Icyaha gishobora kureberwa mu nzego ebyiri: urwego rw'amategeko y'abantu n'urwego rw'iyobokamana. Mu mategeko y'igihugu, icyaha ni igikorwa kitemewe n'amategeko kandi gihanirwa n'inzego z'ubutabera. Urugero nko kwiba, kwica, gukubita no gukomeretsa, gukora uburiganya, ruswa n'ibindi. Itegeko nshinga ni igitabo cy'amategeko ahana ibyaha nk'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 mu Rwanda, bisobanura ibyaha n'ibihano bihabwa ababikoze. Mu iyobokamana, cyane cyane mu ndangagaciro z'ubukristu, icyaha ni ukwica amategeko y'Imana nk'uko yabisobanuye muri Bibiliya. Urugero ni nk'iyo umuntu abeshye, yiba, asambanye, yanga mugenzi we, atubaha Imana cyangwa ababyeyi be. Ibi byose Bibiliya ibifata nk'ibyaha. Bibiliya igaragaza icyaha muri ubu buryo. Icya mbere, icyaha ni ukurenza amategeko nk'uko wabisanga mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse mu gice cya 3 ku murongo wa 4. Igihembo cy'icyaha nanone ni urupfu nk'uko byanditswe mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyeroma mu gice cya 6 umurongo wa 23. Hanyuma hari n'ahandi havuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwasengera ubwiza bw'Imana. Ibyo biri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23. Icyaha gishobora gukorwa mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere gishobora gukorwamo: mu bitekerezo, nk'urwango, irari ry'ubusambanyi nk'uko twabisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 28. Ubundi buryo bwa kabiri icyaha gishobora gukorwamo ni mu magambo nk'ibinyoma, gutukana nk'uko twabibona mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 3 umurongo wa 6. Uburyo bwa gatatu icyaha gishobora gukorwamo ni mu bikorwa nk'ubwicanyi, ubusambanyi, ubujura n'ibindi. Ibyo twabisanga mu Gutegeka kwa 2 igice cya 5. Ingaruka z'icyaha rero: gitandukanya umuntu n'Imana nk'uko twabibona muri Yesaya igice cya 59 umurongo wa 2. Icya kabiri, gitera umubabaro, ipfunwe n'umwuka mubi mu buzima. Icya gatatu, kizana ibihano haba ku isi cyangwa no mu bugingo ku bakristo. Hanyuma rero gukizwa icyaha. Bibiliya igaragaza ko umuntu ashobora kubabarirwa ibyaha binyuze mu kwihana no kwemera Yesu Kristo nk'umucunguzi. Niba twemera ibyaha byacu, niwe wizerwa kandi umunyabyaha, ku buryo iyo yihannye ababarirwa ibyaha bye, twese tukabarirwa ibyaha byacu. Niba ushaka gusobanukirwa uburyo twihannye tubabarirwa ibyaha byacu, bisome mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse igice cya 1 umurongo wa 9. Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo, nta muntu n'umwe ushobora kujya kwa Data atamujyanye. Ibyo tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 6. Umwanzuro: icyaha ni icyangiza ubusabane hagati y'umuntu n'Imana ndetse n'imibanire hagati y'abantu. Kugira ngo tubeho mu mahoro, dukwiye kukirinda, tukagendera mu rukundo, mu kuri no mu gutinya Imana. Bibiliya, umutimanama wacu n'amategeko y'igihugu ni indangamuntu zacu mu kurwanya icyaha. Inyigisho twavugaga yitwa icyaha. Sinzi niba ubashije kugisobanukirwa. Kora subscribe kugira ngo tubane no mu bindi biganiro bitandukanye, hanyuma usharinge n'abandi bamenye ibi ngibi. Naho njyewe ndi Evangeliste Salomé Iradukunda.